hari ibibazo benshi bagenda bibaza bananze kwihererana cyangwa yenda gusubiza umuntu unyuze mu gikari, ahubwo mwifuza kuba nabibasubiza mu buryo bwa rusange mbinyujije ku murongo wanjye w'iyi channel. Niyo mpamvu nifuza kuba najya mbibasobanurira neza gutya kugira ngo mwese mubashe kuba mwabyumvikanaho ndetse mubashe kuba mwabisobanukirwa. Ni byiza rero kuba mubasha kuba mubisobanukirwa ndetse no kubasha kuba mubikurikirana, nabyo ni inama nziza mwigiriye, kuko ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu ubona bifite agaciro ndetse n'ibintu mutazicuza kubera ko mubirimo. Ni byiza rero kandi muzabona ibyiza byabyo, kuko akenshi iyo umuntu aritunze ikintu akenshi hari igihe atamenya ibyiza byacyo, ariko baravuga ati ngo utazi ikirezi ntamenya uburyo cyera. Ariko mwebweho ndabizi ko murisobanukiwe neza ibya bino bintu ndi kubabwira. Iri faranga ni ifaranga ryagenewe gukoreshwa mu buryo bunyuranye, urugero wishyurwa ndetse unabasha kuba wakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'urugero kwamamaza, ukagenda wagura ibikorwa byawe mo. Hano hari ama application agenda abafasha. Ubwo buryo bwose bugiye buherereye muri Pi Network. Niyo systeme ishobora kuba yabihuza byose kandi mu buryo bwizewe kandi bushoboka. Nk'uko rero tugiye gusoza umwaka twinjira muri Open Mainnet, mu minsi mikuru tugiye kuba duhagaze neza, kuko ibyo utari utunze ugiye kuba ubitunze nonaha. Ugiye gutangira usobanuke nk'uko n'ubundi wumvaga wowe ubitekereza ko uyu mwaka uzarangira umeze neza kandi ari byinshi wiyunguyeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva rero wowe utarabashije kuba wamenya iyi Pi Network, niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbashe. Urumva ko rero njyewe niyemeje kuba nabakorera buri kimwe cyose mu buryo bwo kugira ngo nitange, nkorere igihugu cyacu ndetse nkorere n'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu buryo bwo kwiteza imbere, babashe kuba bagerageza guhindura ubuzima bwabo ndetse n'amateka yabo agerageze guhinduka. Nongeye kubasuhuza rero nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no ku migabane itandukanye, turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu rero tubiha agaciro ndetse n'iby'agaciro kenshi. Turabashimira cyane kuba mufata umwanya wanyu wo kureba ibiganiro byacu ndetse mukaba munakanda subscribe. Namwe bashyashya turabashimiye kuba mwagerageje kwinjira muri ino channel yacu kugira ngo mubashe kuba mwakumva ibintu by'ingenzi by'ingirakamaro kuri mwe, byose ni iby'agaciro. Wowe mushyashya rero kanda subscribe, ukanda akazogera kugira ngo hatazagira ibiganiro na bimwe bigucika, ukande share, comment na like. Noneho rero iki kiganiro cyacu ni kigamije kuvuga kuri Pi Network, kugira ngo mubashe kuba mwakinjira muri ecosystem mumeze neza ndetse mubashe kuba mwakinjira muri Open Mainnet muri update. Niyo mpamvu rero akenshi na kenshi mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kugira ngo mugerageze gusobanukirwa iri faranga rya Pi Network, ndetse rifite agaciro kangana iki, ese rimaze iki, ni iki rigiye guhindura ku buzima bwa muntu. Urumva iyi Pi Network ni mu buryo busanzwe ni application ariko ikora nk'amafaranga y'ama cryptocurrency. Ni amafaranga y'ikoranabuhanga agendera kuri telefone, ukabasha kuba wakishyura umuntu ndetse kandi iryo faranga
ntirishobora kuba ryakontororwa n'amaleta amwe agiye atandukanye, ahubwo rikontororwa n'umuguzi ndetse n'umugurisha ndetse na nyiri gushinga uwo mushinga. Ni ifaranga ryiza kandi mu buryo bwiza kandi ryizewe, rikora neza, kandi abenshi bano bakiri mubona bafite amafaranga menshi niyo mafaranga bifashisha kugira ngo babashe kuba batera imbere, kuko afite porofi nyinshi zigiye zitandukanye zo kuba wabasha kuba watunga agashitse mu mafaranga. Mwebwe rero muri kunyumva neza, iri faranga nagushishikariza kuba warifungurira akawunti yaryo, ukabasha kuba wafungura ino application, ndetse wowe utabisobanukiwe neza ukabasha kuba wabyumva kandi ukabizirikana. Ni byiza rero yuko wowe ubashe kuba uwa mbere wo kuba wanyandikira kugira ngo mbashe kuba nagufungurira ino akawunti. Abenshi kuyifungura si ubuntu, kuko nayo iby'agaciro ni iby'agaciro. Ibi bintu benshi batangiye bumva ko ari scam, ariko bamaze gusobanukirwa neza, niyo mpamvu bari kugenda bagaruka bavuga ati nyaboneka twe twarahagaze dufite kino kibazo n'iki n'iki, ubu ngubu akawunti zacu kugira bazifunge tubabarire udufungurire. Maze gufungurira abantu benshi akawunti mu buryo butandukanye, maze kuba zino app zigira update, ndetse nk'abashyinjiza muri systeme buzuza main checklist mu buryo busabwa. Urumva rero ni ibintu byiza by'agaciro ndi kugenda nkorera abantu. Ni ngombwa yuko nawe nakifuza ko waba muri bamwe mw'abo bantu ndi kugenda mfasha, ndetse kugira ngo ubashe gukora iby'ingenzi mu buryo bwiza kandi bwizewe. Niyo mpamvu rero wowe mushyashya, ino Pi network cyangwa ino Pi coin cyangwa cryptocurrency ya Pi ifite agaciro kenshi kandi kizewe, mu buryo wowe ushobora kuba ubitekereje wahita wumva ko ugomba ko byagenda kose ko wayifungura kugira ngo wo gucikanwa n'ayo mahirwe. Amahirwe akenshi byavuga baca umugani mu Kinyarwanda ngo aza rimwe mu buzima, kuko numbwira uburyo Pi ihagaze amafaranga 314,159 by'amadolari y'Amerika. Urumva ni amafaranga ashobora guhindura ubuzima. Urumva yashyize mu manyarwanda ni hafi miliyari inarenga. Urumva nyaboneka n'amafaranga menshi kandi ongeraho menshi cyane. Fata ayo mafaranga yakube n'300 y'amanyarwanda kugira ngo ubashe kuba wayashyira mu manyarwanda ayo madolari. Amafaranga menshi cyane rero. Abenshi rero bazi agaciro kayo bari kugenda batugana kugira ngo tubashe kuba twabafasha muri serivisi zigiye zitandukanye, zigiye zinyuranye, kubakora muri tentative, ndetse no kuba twabasha kuba twabuzuriza KYC, kuba twabasha kuba twafungurira ino application ya Pi network, kuba twabasha kuba twabageza muri systeme neza nk'uko bigombwa. Urumva ni ibintu bigiye binyuranye tugenda tufasha abantu. Ikintu nayo nkubwira rero nuko nyaboneka wikigira bigira ibintu bya negligence, kuko hari benshi babaye ino faranga rya Bitcoin cya BTC ryaduka, ari benshi batabashije kuba bari agaciro, ariko ubu ngubu niba ari abantu bari kugenda bicuza mu buryo bwiza nako mu buryo bukomeye, n'abantu babashije kuba bagenda babigira negligence. Ariko wowe icyiza nuko wagerageje kutabinegrija ukaba washa kuba wabiha agaciro. Niyo mpamvu nkubwira ati wowe uza agaciro k'iyi Pi kugira ngo winjire muri open mainnet umeze neza, uri officially, nuko ugomba kuzuza ibi bintu bisabwa. Uzuza main checklist, jya muri Pi network app yayo. Urumva rero ko nyaboneka wiba neglige, kuko akenshi wazashiduka uri kurogereta nk'abantu baneglige Bitcoin, ubu ngubu akaba bari kurira ayo kwarika. Bitcoin tuvugana
ni ifaranga riri gukora rya cryptocurrency, rimaze imyaka guhera muri 2002 2020 na kangahe gutyo yamaze kugira imbaraga. Ubu tuvugana rimaze kugera ku bihumbi 102 by'amadolari. Kuba ayo mafaranga wumve agaciro ka cryptocurrency uburyo gahagaze. Hari izindi za Ethereum, izo zose zifite agaciro kenshi, ariko zose zifite icyo bita father of cryptocurrency cyangwa a king of cryptocurrency, ariyo bita Pi network is a king of cryptocurrency. Benshi bazi agaciro ka rino faranga, niyo mpamvu babwira ati nyaboneka wowe utaruzuza ibisabwa kugira ngo iyi system tugiye kwinjiramo ya Pi mainnet uyinjiremo umeze neza ndetse wujuje ibintu bisabwa bari kukubwira, kugira ngo ubashe kuba wakoresha iri faranga ryawe urikoreshe mu buryo bwiza kandi mu buryo bwizewe budashobora kuba bwaguteza ibibazo, ndetse kandi ubashe kuba wagirirwa umusaruro n'ibyo watayeho igihe kinini cyane. Urumva ko rero ni ibintu byiza by'agaciro. Wewe mushyashya rero, iri ni ifaranga please, ni ifaranga ryiza kandi rigiye gusohoka kuri 31 z'ukwa 12 2024. Ni ifaranga riri bukosorwe uyu mwaka, rikabasha kuba ryakoreshwa ku isi yose mu buryo bwo guhaha, gucuruza ndetse no kuvunja mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ifaranga rero ridahinduka, rizaba rimeze nka digital. Niyo mpamvu no mu Rwanda bafashe icyemezo cyo gukoresha iri faranga mu buryo bwa digital currency, Iri faranga bavuze ko mu Rwanda tuzatangira kurikoresha 2026 mu buryo bwo kugira ngo ryinjire muri system, ariko sibwo rizatangira gukora, ahubwo nuko aribwo bashaka kumakinga sure yuko iri faranga rigiye gukoreshwa. Ese kuko ibyo barivugaho nibyo, ntabwo rizahinduka. Ese rizaba rifite systeme zubakitse mu buryo bumwe bari kusobanura. Niyo mpamvu rero iri faranga mu Rwanda twifuza kuba twarikoresha, ndetse na banki yacu ariyo BNR uyihagarariye yagerageje kugenda abisobanura mu buryo bugiye butandukanye, ndetse n'ushinzwe ubukungu nawe yarabivuze ko rino faranga rigiye gukoreshwa. Urumva rero nyaboneka we nuteshwe nucika intege, ndetse kandi nube watangwa ngo ube wareka gukoresha iri faranga, kuko ejo bundi yagenda mbabwira ati iri faranga nyaboneka. Niyo mpamvu ngenda ndibasobanurira, nkuko nagiye nemeza kubasobanurira ibintu by'agaciro kuri mwe, ku buryo buri wese abaho afite intego nyayo kandi afite ubuzima aho bugomba kugera ahazi. Buri wese rero n'uwo nanganiye abari inshuti yanjye, namushishikariza kuba yakinjira muri no systeme ya cryptocurrency, kuko ni systeme mu minsi mikeya mugiye kuba mukoresha mu buryo bwa technology cyangwa mu buryo bwa digital. Iyi si yacu rero ni isi iri kwihuta, ntabwo ari isi ikigendera muri ano mafaranga yo twita fiat money. Ubundi mu bantu batazi aya mafaranga uburyo agiye atandukanye, tugira amafaranga y'ubwoko bwinshi, ariko ifaranga rya mbere twari tumenyereye, ubwa mbere twamenyereye amafaranga ya exchange, aribwo twari tumenyereye amafaranga umuntu azana ibishyimbo ukamugurana imyumbati. Ayo yari amafaranga bure ko nabyita, ko twaguranaga ibicuruzwa mu buryo twari twumvikanaga. Ariko hazaho ni uburyo bundi bw'inote, tukaba tuzana ibicuruzwa, tukaba twaguha amafaranga
tukizerana mu ibyo buryo bw'ipapuro aribwo bwita fiat money cyangwa money paper. Urumva rero ni uburyo bwagiye bufasha abantu benshi guhindura ubuzima bwa benshi, ndetse niyo mpamvu isi ya digital tugeze mu cya digital, mbakuriye isari, mbahaye imidari ku buryo mwebwe mwagiye mu mining ino Pi network. Ndabashimiye kandi ndababwira ko ibyo mwagiyemo byose ari by'agaciro, ni n'iby'ingenzi. Rero Imana igiye bagerageza ibahe kugera ku byo mwateguye kugeraho, imishinga mwasezeranye kuzakemura, Imana ibahe, kuko ibyo mwakoze ni ibintu byiza, ni ibintu abenshi tutiyumvishaga ko bishoboka, ariko ubu ngubu turi mu bantu twamaze guhamya ko bishoboka. Tugiye kwinjira muri Noel, ubu tugeze ku itariki ya 19, harabura iminsi 12. Abantu bahaye KYC ntibazikore, ubu bagiye gufungirwa account zabo. Muramburira abantu babwira ati nyaboneka niyemeje gutanga ubufasha kitari ku giciro kinini, ariko kugira ngo buri wese atagira umuntu uhomba ubukire mu buryo bugiye butandukanye. Iyi rero iri faranga ni ifaranga rihuriweho n'amamiliyoni y'abatuye isi, agizwe n'abantu bangana miliyoni 70 zisaga cyangwa zirenga. Iki kintu muri maracyumva, zirenga miliyoni 70 zirenga z'abantu bakoresha iri faranga. Ni byiza rero wowe wagerageje ko warikoresha ukaba uri muri izo miliyoni zingana gutyo, ni by'agaciro. Urumva ko rero wowe urasobanutse ndetse ugendana n'igihe, kandi na byiza. Uko isi ihinduka tugomba guhinduka. Niba isi iri gutera imbere, natwe tugomba gutera imbere uko byagenda kose, kugira ngo tubashe kubona ubuzima cyangwa bwiza. Nuko tugomba kugendana na tekinoloji y'isi. Nkuko mugenda mubibona rero muri no tableau dufite, baratubwira ati dufite icyo bita change details, wagera icyo bita update map of Pi line income. Iyo tuyirebyemo dusanga ngo Pi core team recording Pi core team requesting to update map of Pi line income according with latest information 10XL. Urumva ni systeme yubatswe igendeye ku buryo twagiye dukoresha ino PFest cyangwa ecosystem ya Pi, cyagiye twagendaga duhahirana. Iyo systeme nibwo yubatswe kugira ngo ibashe kubigaragaza mu buryo burambuye bwose. Nongere mbabwire rero, Pi core team yatuburiye ndetse yaburiye abantu bose batigeze buzuza ibisabwa. Ibabwira ko niba Pi core team yaraguhaye KYC kugira ngo uyuzuze, ntabwo yayiguhaye kugira ngo ibe muri phone ko as flower cyangwa imitako yindi igiye itandukanye, as designer, urumva sinzi uburyo nabivuga mu bwose. Yabiguhaye kugira ngo ubashe kuba wabyuzuza, ugere muri systeme ya Pi network open mainnet ibe umeze neza, ndetse ubasha kuba wakoresha systeme uko babiteguye. Ariko benshi ntabwo babisobanukiwe, ndetse benshi barabinegirije, benshi bumva ko bidafite agaciro, ndetse hari benshi bagiye bimagina ko ari scams
ishaka kubatwara amafaranga ndetse no kwirirwa bakinisha ari nka game. Mbabwiye rero ari benshi bazi ko ari game ariko ntabwo ari game, ni faranga. Kandi icyo nzi cyo muzishima neza mwebwe mwagerageje kwinjira muri ano mafaranga mugiye gutangira kuyakoresha nk'amafaranga koko. Ni vuba mwigira ikibazo, ni vuba, ariko wowe unyaboneka utarakoze ibisabwa. We bahaye inoke wayisi ariko ukaba utarayikora, ndagusaba ko umamagara cyangwa unyandikire tugire uburyo tubyumvikanaho, ntago ari imenda, ntago mgira ute, kugira ngo mbashe kuba nakuzuriza iyo payi yawe cyangwa mbashe kuba nagukura muri tentative. Urumva ni ibintu byiza kandi ni ibintu nabateguriye mu buryo bwo kugira ngo buri wese abone amahirwe ye. Iyi systeme buri wese agerageze uburyo ayumva kimwe, ndetse mwese mugende muyisobanukirwa neza, kandi mwese mugerageze kwinjira muri no systeme mwamenye uburyo muzakoresha amafaranga yanyu mu buryo burambuye. Urumva rero wowe ni ukumamagara, warangiza kumamagara tukumvikana, nkakubwira uburyo tugomba kubigenza, nkabasha kuba nagufasha muri iyo serivisi. Benshi ndabizi babaca amafaranga menshi ndetse mutabasha kuba mwabona, ariko igihe cyo ngusaba naya mega yo kugira ngo ufashe muri iyo systeme yawe. Urumva ntago ari amafaranga menshi. Okay, utaza agaciro ka bino bintu abyabimbwira ko ari menshi, ndanabyumva, ariko umuntu wese uzi agaciro ka rino faranga, ibyo ngibyo we yamaze gusobanukirwa ibyo ari byo, ndakeka ibyo nta kintu yambaza na gito, ahubwo yambwira ati nyaboneka fasha n'abandi babashe kuba babivamo, kuko ibyo tutunze turabizi ndetse tuzi agaciro kabyo. Ni byiza rero mwebwe mubasha kuba mwanyumva, byiza mwebwe mubasha kuba mwakurikirana, ni byiza kandi ndabashimiye cyane rwose mu buryo burambuye. Dr. Nicolas ni washinze iri faranga, ndetse nawe muntu ubasha kuba yariha imbaraga, kandi icyo nababwira iri sifa rirenze kuba ifaranga nk'ifaranga, ahubwo ni founder y'andi maporogaramu ushaka kwinjiramo ukabasha kuba wakoresha amaporogaramu agiye atandukanye, ndetse cyangwa ukaba wahimba porogaramu zigiye zitandukanye. Ndetse sibye n'ibyo ushobora kwinjiramo ukaba wakamamaza ibikorwa byawe. Urumva ko payi mu buryo ushaka kutayikoresha nk'amafaranga, ukayikoresha wamamaza, kuko niba ushaka gucuruza ntago wareka miliyoni zirenga aya mafaranga, zirenga miliyoni 70 zose wagombye ko wamamarizamo kugira ngo zimenye ibicuruzwa byawe, zibashe kuba zakugana zikugurire. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ubu niyo mpamvu ropayi cyangwa niyo mpamvu ino payi kwa timu yatekereje ikabona ko ari itafari igomba gushyira ku iterambere ry'igihugu, ihitamo ubwo buryo rero bwo kuba yashinga ino system, ikayishinga ari nka system igiye gukora nk'ifaranga rya cryptocurrency, ndetse nanone ikarishinga ari nka system ishobora kuba founder y'andi maporogaramu menshi. Ubu twabonye amaporogaramu menshi yagiye yinjira muri system ya mainnet. Yabanje kuba testnet kugira ngo abatestingwe abashe kumenya ese amaporogaramu cyangwa amadapts azakoreshwa bizimeze gute, ese bishobora gukunda. Ariko twamaze kubona ko nk'izo bita payi map izo zose zaremeye, twabonye nyinshi zitandukanye zagiye zemera ubu ngubu zimaze kuba muri mainnet. Gusa bakaba hasi baratwemerera bavuga ati iyi ntago ari porogaramu nka payi, ahubwo ni porogaramu ziri muri payi cyangwa payi yemera gukoresha nkayo. Urumva rero ntago izo porogaramu wazinjiramo kugira ngo umayininge cyangwa ukore ibintu bya payi bisaba, ahubwo izo porogaramu zo zemera gukorana na payi. Niyo mpamvu payi yemeye kuba yazikoresha
mu buryo bugiye butandukanye. Payi rero ushobora kuba yinjiramo ukabasha kuba wajya kuri Instagram, ukabasha kuba wajya kuri Facebook, ukabasha kuba wajya kuri za Twitter, zose ushobora kuba wajyaho mu buryo bugiye butandukanye. Iyi Payi network urumva ko ishobora gukoreshwa mu buryo burambuye kandi bugiye bunyuranye. Wa mushyashya rero ndakwifuriza yuko nyaboneka inama ngugiriye, abanzi bazi ko najya mbabwira ibintu bimeze nk'aho ari ukubasikaminga cyangwa ari kugira ngo mige views, ahubwo mbabwira ibintu kugira ngo mubashe kuba mwagirwa inama, mumenye ibyo gukora. Niyo mpamvu ngenda mbabwira ibintu byinshi bigiye binyuranye kugira ngo twese tubisobanukirwe kimwe, ndetse buri wese agenda amenya urwego ahagazeho. Nimwe bakire b'ejo hazaza, nimwe mugiye kurangiza umwaka mumeze neza, kuko mugiye kubaka amazu ahenze, ndetse tugiye kugira itafari dushyira ku bihugu byacu. Urumva ni ibintu by'agaciro. Bakuriye rero salute namwe munkurikirana mwese, abashe kuba mwakumva kino kiganiro. Nawubwira ati kora subscribe, share and comment kugira ngo ubashe kuba wanapostinga ama video yanjye cyangwa links yanjye, uyageze ku bantu benshi bagiye batandukanye, kuko bamenye isi aho iri kugana. Nisi rero tugeze mu gihe cya digital. Analogue twari itambutse ariyo twakoreshagamo fiat money, ubu niyo twari turi gusoza. Ubu tugiye gutangira umwaka wa digital cyangwa wa digital. Ni umwaka rero ugomba kubakirwamo amasystem agiye atandukanye, ndetse ajyanye n'ikoranabuhanga bigizwe n'urwego ruri hejuru. Iyi rero Payi igizwe n'ama found cyangwa nabyita nk'imiryango igiye itandukanye ikomeye, nk'ama Seychelles, Croix Rouge, UN, Adidas, n'izindi za Nike. Byose bigiye birimo inganda nyinshi, uko mugenda mubibona. Rero ni ibintu byiza. Baratubwira ati Payi network will be a big win because no other project in the anti-crypto space cannot want it can do. Its coin can be used for better transaction. Payi network support Web3 and its ecosystem and meet all application purpose. After Payi open in mainnet, 65 million people. Urumva harimo za Hyundai, Toyota, Amazon, Alibaba, Dubai, izo bita za Wendell, Toyota, Abai, izo bita za Samsung, Google, Netflix, Nike, Tesla, Tencent, izo bita Microsoft, izo bita Incon, Coca-Cola, Blackphone, ni nyinshi zigiye zitandukanye. Urumva rero ni system nyaboneka, nk'uko nagiye mbibabwira, igizwe n'imishinga myinshi ishaka kwifashisha iri faranga. Urumva ko rero wowe nyaboneka ukiri gucikanwa bitewe n'imyumvire yenda abantu wese agenda afite, gerageza uyigemo. Mbaye mbashimira yongewe bakibagezagaho. Ni Rukundo wanyu, umuhungu wanyu. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge. Bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.